Igitondo cyiza bakunzi b'amakuru y'ahandi. Uyu munsi tugiye gusoma inkuru ivuga ngo imbwa iryana. Aya makuru tuyakesha umukobwa witwa Chanel Octave w'imyaka 22 y'ubukuru wo mu gihugu cya Trinidad na Tobago. Tubibutse ko izi nkuru ziba zasohotse mu kinyamakuru amakuru y'ahandi ziba ari inkuru z'ibyabayeho, buba ari ubuhamya abantu bagiye batanga kugira ngo bubashe gukomeza abandi. Imbwa iryana. Njyewe ugiye kubasomera iyi nkuru ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne. Reka dutangire inkuru yacu. Abanyeshuri benshi bo muri kaminuza yo muri Caraïbe y'Amajyepfo muri Trinidad na Tobago mu biruhuko byo mu mpeshyi bagurisha ibitabo kugira ngo babashe kubona amafaranga y'ishuri. Bigabanya mu matsinda bakajya mu ngo urugo ku rundi. Nagiye mu itsinda ry'abanyeshuri 10 dufata indege tujya muri Canada. Nageze i Ponoka, umujyi uri mu ntara ya Alberta. Bakira hamwe n'umunyeshuri ukomoka mu gihugu cya Romania wavugaga icyongereza gike. Twerekeje iruhande rumwe rw'uwo mujyi. Icyo gihe hari kuwa gatandatu w'isabato kandi imvura yari yiriwe igwa. Tumaze kugenda urugendo rw'amasaha atari make, narebye mugenzi wanjye mu maso mbona agaragara nk'unaniwe. Naramubajije nti, mbese hari icyo wifuza ko nagufasha? Ndabona utishimye. Yajunguje umutwe. Turakomeza ngo turangize ahantu bari batubwiye ko tugomba kurangiza nta nzu n'imwe tunyuzeho tudakomanze. Nabwiye mugenzi wanjye ngo tubanze dusenge. Turangije turakomeza urugendo. Tumaze gusenga, umuryango wa mbere mugenzi wanjye yakomanzeho, umugabo yarakinguye ahita yongera kubitaho urugi. Mbonye uburyo akinze urugi n'umujinya mwinshi, bye byarantangaje ndaseka. Ariko mugenzi wanjye mbona arababaye, ansaba ko namuherekeza ku rugo rukurikiyeho. Twerekeje ku ruhande rwe kuko iyo umwe yerekezaga iburyo undi yaganaga ibumoso. Twarongeye turasenga, dukomanga ku rugo rukurikiyeho. Narakomanze mpita mbona igisubizo cyihuse. Haje imbwa ifite uburakari, ihita itangira kumoka cyane. Nari imenyereye ko akenshi ba nyirimbwa iyo zikomeje kumoka batagura ibitabo. Mu by'ukuri umubyeyi wadukinguriye wabonaga atatwishimiye. Imbwa ye wabonaga isa nabi, nayo yakomeje gutumokera ariko itava iruhande rwa nyirabuja. Nirengagije urwo rusaku rw'imbwa, muhereza igitabo cyitwa Ibimera bikiza indwara, Plants That Heal. Ubwo natangiraga kumusobanurira ibikubiye muri icyo gitabo, yabaye nk'udashaka kuntega amatwi kuko imbwa ye yakomezaga kumoka. Nahamagaye iyo mbwa mu izina rya Scruff, uko bita imbwa z'inkazi. Narayibwiye nti, Scruff, ubaye iki? Kuki usakuza cyane? Ubonye se ndi umunyamahanga? Uwo mugore yahise ambaza ati, hari ubundi wigeze ugera muri uru rugo? Icyo kibazo cyarantangaje, maze ndamusubiza nti oya, ni ubwa mbere ngeze hano. Ati, none se Scruff wayimenye ute? Namusubije ko ntazi Scruff. Yatubwiye ko Scruff ryari izina ry'imbwa yari afite mbere y'iyo ngiyo. Adusobanurira ko yaguye neza aho nari mpagaze. Yagaragaje umubabaro w'urupfu rw'iyo mbwa ye, bituma amubwira amagambo yo kumwihanganisha. Ibyo byatumye noneho aduha ikaze mu nzu ye. Turinjira turicara. Yatubajije impamvu tugenda mu mvura. Mubwira ko turi ababwiririshabutumwa ibitabo. Mpita amuhereza igitabo cyitwa Kugana Yesu. Igihe uwo mugore yari atangiye kubaza igiciro cy'icyo gitabo, umugabo we yahise yinjira. Nahise mpindukira ndamubwira, muraho neza?
nitwa Chanel, we witwa nde? Aransubiza ati nitwa John. Yaratangaye cyane maze aravuga ati ntabwo bishoboka, uzi ko witiranwa na papa? Wa mugore yahise ahaguruka arampobera cyane maze arambaza ati umukahe? Igihe namubwiraga ko navukiye ku kirwa cya Saint Lucia yaraturitse ararira. Yahise ambwira ati dufite gahunda yo kuzajya kuruhukira ku kirwa cya Saint Lucia mu kwezi gutaha. Yahise ambwira kumubwira imibereho y'aho hantu mu gihe yashakishaga isakoshi ye ngo yishyure bya bitabo byombi. Yahise ambwira ati ubundi ubusanzwe ntabwo njya nakira abantu bagenda bagurisha ibintu, ariko wowe umbereye nka marayika, ibyawe ntibisanzwe. Ukigera hano wahise uhamagara imbwa yanjye mu izina ry'imbwa yanjye nakundaga cyane. Icya kabiri, ukomoka ku kirwa aho mu minsi mike tuzajya kuruhukira. Icya gatatu, umugabo wanjye yitiranwa na papa wawe, kandi ikigeretse kuri ibyo ufite n'inseko nziza. Ubwo se wumva utari marayika? Nahise nseka ndamubwira nti oya, ntabwo ndi marayika, nakubwiye ko nitwa Chanel. Uwo mugore yahise agura bya bitabo byombi ansaba ko nagira icyo nandika nkasinya. Iruhande rw'isinya yanjye nahise nandikamo ko nzamuha na Bibiliya y'ubuntu. Uwo mubyeyi yahise afata bya bitabo abishyira mu gituza cye arabikomeza. Dusohotse tugiye, wa mugenzi wanjye yarambwiye ati Chanel, buriya wabigenje ute kugira ngo umwemeze? Nabonaga ari hafi kwanga biriya bitabo, ariko sinzi icyo wakoze none biguze byombi. Nahise mpereza wa mugenzi wanjye amafaranga ngurishije ibyo bitabo. Aratangara cyane maze arambwira ati aya ngaya ni Imana yampaye. Ubwo twamanukaga dukomeje akazi kacu, wa mugore yaradukurikiye arambwira ati nakubwiye kuri marayika, ngushimiye ibitabo mpaye, nzabyereka n'umukobwa wanjye nawe bisome. Narishimye cyane kuba naranyuze kuri urwo rugo nkagurisha ibyo bitabo kuri uwo munsi. Aho hantu Imana yarahatuyoboye. Intego yanjye uwo munsi yagezweho kuko hari umuntu nagejeje kuri Yesu uwo munsi. Chanel Octave w'imyaka 22 y'ubukuru yiga ibijyanye n'icungamutungo muri kaminuza yo muri Trinidad na Tobago. Tubibutse ko iyi nkuru yasomwe wa 10 Werurwe 2018. Umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 muri icyo gihembwe yubatse urusengero muri iyo kaminuza. Tubashimiye inkunga yanyu mu murimo w'ivugabutumwa. Mwakoze gukurikira inkuru y'uno munsi. Nahejo mu gitondo dusoma inkuru yindi ikurikiyeho. Mugire umunsi mwiza, Uwiteka abahire.